Tunashimye bene data, dushimye Imana iduhaye umwanya wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, dusenga Imana. Mana yacu, tugushimiye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe tugezemo. Uyu mwanya uduheremo umugisha, Mwuka Wera riyobore, imitima yacu iryakirana ubugwaneza, rifata umwanya wa mbere, rikora ikirutumye mu bugingo bw'abaryumva bose, riduhesha umugisha ku Mana no kuzakubona ku bwa Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 66 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa kabiri. Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira azaba ari ahantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Amena. Dusome ijambo ry'Imana n'ubundi mu rwandiko rwa mbere Pawulo yahandikiye Abakorinto, igice cya 3, umurongo wa 16. Tubasome twumve nayo amagambo ahari. Igice cya 3 n'umurongo wa 16 aravuga ngo, muzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Amena. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rishaka kutubwira abo turi bo nyirizina, abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, agatangira inzira n'uru rugendo. Ijambo ry'Imana rishaka kutwereka abo turi bo no kutubwira icyo dukwiriye gukora. Aya magambo dusomye muri Yesaya ni amagambo abantu benshi bazi, bamenyereye, bavuga no mu mutwe. Niyo umuntu yabasinzirije ashobora kubivugira. Ijambo rirazwi cyane, twagiye turigarukaho. Ariko ndaguhendahenda we kujya umera nk'uwamenyereye ijambo ry'Imana. Imana ntimenyerwa, igira uburyo bwinshi yerekanamo. Iyo yihishuye usanga utari uyizi. Iyo ikwiyeretse mu ijambo ryayo cyangwa mu buryo ushaka kukwihishurira, ubona ari bwo bwa mbere uyimenye. Twe kujya rero tumenyera ijambo ry'Imana ngo riri ariryo dusanzwe turizi, ntabwo tuba turizi neza. Imana nidufashe cyane. Rero kumenyera ijambo ry'Imana nabyo ni akageso abantu basigaranye. Ariko na Yobu nawe yari azi Imana, ariko igihe yamugenderaga nyuma y'ibyago byose yaravuze ngo, nibwiraga ko nkuza ariko nasaga naho bakunyongoreye, ngo ubu nibwo amaso yanjye akubonye. Imana rero iriyerekana. Dusomye ijambo ry'Imana muri iki gitabo cya Yesaya. Haravuze ngo, Uwiteka aravuga ati, ubwo yarabazaga ngo ijuru ni intebe yanjye, ngo isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye, ngo ubwo muzanyubakira nzu ki? Ngo kandi aho nzaruhukira azaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, ngo bikabaho byose. Ngo niko Uwiteka avuga. Ni ikibazo. Ariko Uwiteka aravuga ngo, ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Imana ubwayo yabazaga iki kibazo. Ituma Yesaya hari insengero abantu bajyaga mu minsi mikuru, ariko Imana ngo ikabona ntiruhutse, yabuze aho iruhukira. None iza kubaza iravuga iti, se Uwiteka azamutuma ati, genda ubarize abantu ngo ku ijuru ari intebe yanjye, n'isi ikaba intebe y'ibirenge, buriya bazanyubakira nzu ki? Ahantu nzaruhukira azaba ari hantu ki? Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Imana iravuga ngo ibyo byose ukuboko kwanjye ngo niko kwabiremye. Hanyuma Imana itanga n'igisubizo.
ituma Yesaya iramubwira ngo uzababwire ngo uwo nitaho kubera icyo Imana yatumye Yesaya gutyo. Icyo gihe ngo abantu bajyaga gusenga bakajya kwiriza ubusa, bakakora imihango yose y'idini bari bayifite abayahudi, ariko imitima yabo yaraguye, Imana idafite aho kuba muri bo, Imana idafite aho gutura, Imana itabafitemo umwanya. Imana iragusaba umwanya muvandimwe. Imana irashaka kukubwira uwo ukwiriye kuba we, uko umeze, uko witwaye, irashaka kukwereka uwo ukwiriye kuba we. Yesaya n'ikindi gihe Imana yamutumye iramubwira ngo genda ubabwire ngo niyo baje mu nzu yanjye mu rusengero baje kundibatira urugo, ngo babwire ngo bankureho urusaku rw'indirimbo zabo. Ni ukuri abantu bararirimbaga, hari n'igihe Imana yamubwiye ngo birirwa bambuza ngo kukibiriza ubusa ngo simbyiteho, ngo ariko ubu ntibakiriza ubusa nk'uko bikwiriye, ngo kuko niyo baje kwiriza ubusa baje kubitana ibipfunsi by'urugomo kubera ibyaha byari bibarimo. Imana iravuga ngo kwiriza ubusa nshima si nka kuriya basigaye bakora. Icyo nshima kwiriza ubusa nshima ni uko bamenya imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, bakazana abameneshejwe, bagakora imirimo myiza, bakankiranukira, ngo ibyo ni byo nashima, niyo masengesho, ngo naho ubundi basohore ahubwo nabambwire bambire mu be kuza kundibatira urugo, ngo basigaye baribata rwose. Imana irashaka yuko kuyisenga kwawe waba ukiranuka, ikabona umwanya muri wowe. Tumaze iminsi tuganira ko dukwiye kujya kuyishaka, akaba ariyo tugirira amatsiko, akaba ariyo twitaho, ariko noneho ntitwahora tujya kuyishaka, ahubwo ikeneye icyicaro muri twebwe, ikakwicaramo, ikagukoresha biriya twavuze n'ibindi tutazi, igufitemo umwanya wa mbere mu mutima wawe ukaba uw'Imana, igafata umwanya wa mbere, ibindi bikaza nyuma. Ni nako Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza ari inyongezo. Biriya byose twifuza ku Mana, kuyisenga cyane no kujya kuyizanira ibyifuzo byinshi, siko kuyitunga mu mutima, ahubwo iyo iri muri wowe wumva unyuzwe. Niho Pawulo yabwiye Timoteyo ngo icyo akora kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, ibyo bintu nibyo bivamo inyungu nyinshi. Iyo ikurimo rero, iyo Imana ituye muri wowe, Yesu Kristo atuye mu bugingo bwawe, wumva unyuzwe, nta n'ibyifuzo byinshi ugira, nta n'umutima uhagaze, nta no guhora uvuga ngo nzabaho nte, kuko arahagije, ari mu bugingo bwawe, wumva uri umukire. Ibyo bintu tugenda tubigirira ubuhamya. Imana rero ibwira Yesaya ngo noneho bambwirire ngo buriya bazanyubakira nzu ki, aho nzatura azaba ari hantu ki. Bavandimwe, Imana ikeneye yuko wayihindukira urusengero ikaguturamo. Ubwo insengero zikinze, hakinze za zindi zose twajyaga guhuriramo na bene data, ariko hariho urusengero badashobora gukinga, hariho urusengero hatagira icyago icyo ari cyo cyose cyatera isi ngo urwo rusengero rukingwe. Urwo rusengero ni wowe, nirwo nshaka kuvugaho. Imana nitugirire neza cyane. Imana iramubwira ngo ariko uwo nitaho muri bariya bantu ni umukene. Se ni umukene wabuze amafaranga, ni umushomeri utagira akazi, ni uwaburaye cyane, ni uwakennye bikagaragarira bose. Oya, ngo ni umukene wo mu mutima, ukeneye Imana, nk'uko Yesu yavuze ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ko aribo bazahazwa. Imana rero nayo iravuga ngo ni umukene, ngo ufite umutima umenetse agahindisha umushitsi n'ijambo wowe rwose ngo mwitaho. Urumva ko uyu muntu Imana yitayeho, nta nubwo yakwirirwa ahirira no kuyisaba byinshi, kuko yonyine ahubwo niyo ihagurutse, niyo ihirira ku bye, niyo imwitayeho. Mbese muri make yitaweho. Imana nitugirire neza cyane. Imana ishaka iki rero? Mu magambo make, Imana irashaka gutura muri wowe. Nitura muri wowe, igatura muri jye. Urumva hari ibintu byinshi tuzayibaza bikabije, ahubwo yo ngo izatwitaho, izashugurika n'ibyacu, izamenya uko tugomba kubaho, kuko Imana yaravuze ngo mbese ko nanjye nshaka kuruhuka ko bampangayikishije. Imana ijya ihangayikishwa n'abantu bakora ibyaha, kandi yarabaremye mu ishusho yayo. Imana iravuga iti nanjye ndahangayitse, nshaka uburuhukiro, nshaka aho natura, kuko ubwayo yaravuze ngo ijuru ni intebe gusa, ngo isi ni intebe y'ibirenge byayo. Ariko irongera avuga ngo, twasomye ijambo ry'Imana, Pawulo abwira Abakorinto, ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana, nubwo hariya muri Yesaya yavuze ngo ijuru ni intebe gusa, isi ni intebe y'ibirenge, ariko hariho urusengero Imana ituramo, igakwirwamo
bwa bugari bwayo n'ubunini butagereranywa twavuze ubushize, ikicara muri urwo rusengero igakoreramo. Ni umutima w'umuntu wayakiriye. Aleluya, Imana ishimwe cyane. Urusengero tuvuze mu by'ukuri, igihe cy'insengero kigeze kubaho, haba ubundi iyo dukurikiranye amateka ya Bibiliya dusanga harabayeho insengero eshanu. Urusengero rwa mbere ushobora gusoma mu Kuva ibice 25 ndetse na 26, ushobora gusanga ayo mateka y'urusengero ukuntu Imana yifuje yashyizeho urusengero. Niho hatangiriye iki kintu cy'urusengero. Bageze mu butayu, Imana ibwira Mose ngo ntibanyubakire ihema, banyubakire urusengero nture muri bo. Ibyo bintu simbitindaho, uzasoma izo nkuru uzumva. Imana imwereka igishushanyo mbonera cy'urusengero ku musozi Sinayi asenga, imwereka igishushanyo mbonera cy'urusengero, ariko Mose ubwo bubasha bwo kubaka ntiyarabufite. Imutegeka ko abantu b'Imana mu butayu bazana ibintu byo kubaka ihema. Ni rwo rusengero mva ngo ni ihema ry'ibonaniro. Usanga dusengera, usanga abantu baba, Mana twaje mu ihema ry'ibonaniro. Iryo ni ryo hema ry'ibonaniro abantu bajya bavuga, kubera ko Imana yari ikeneye kubonana n'abo baturage mu butayu, kandi imutegeka aho baryubaka iryo hema. Ivuga ko barishyira hagati y'imiryango, hanyuma Abalewi bakarikikiza. Umuryango wa Dani ugatura aha, umuryango wa Rubeni, umuryango ya miryango yose, ngo bajya babyuka bose bakareba ku rusengero bakamenya ko Imana ibarinzi barimo. Icyo cyari icyifuzo cy'Imana, yuko ngo itura hagati y'iyo miryango, uko buri muryango wageraga aho utura muri rya mahema bimukanaga. Imana ihitamo guturana nabo no gutura hagati muri bo. Ni iki rero? Ni igishushanyo cyerekanaga yuko Imana izatura mu muntu. Urwo ni urusengero rwa mbere tubona rwitwa ihema rwo mu butayu rwimukanwaga. Iyo igicu cyahagurukaga, kubera ari ihema n'amazu yabo ari amahema, barazingaga. Igicu cyahagarara bakongera bakubakira Imana harya mu kibanza yahisemo. Nusoma izo nkuru uzumva ko Imana yahisemo aho bashyira ihema, yuko imiryango yose izatura hagati yabo, ku buryo abo kwa Dani nibabyuka, abo kwa Asheri, abo kwa Yozefu, abo kwa Rubeni, bose babyuka ngo ubyutse yakingura cyagakubita amaso urusengero akamenya ko Imana ibarimo. Imana itugirire neza. Urwo ni rwo rusengero rwa mbere. Urusengero rwa kabiri ni urusengero rwubatswe na Salomo. Ayo mateka nayo murayazi. Ugiye gusoma mu gitabo cy'Abami n'igitabo cy'Ingoma n'ibitabo by'amateka bikwereka ubwiza bw'urwo rusengero. Urusengero rwa kabiri rwa Salomo yubatse rero, muzi ko Dawidi niwe wagize icyifuzo cyo kubakira Imana, kuko kuva ku gihe cya Mose kugeza ku ngoma ya Dawidi isanduku y'Uwiteka yari ikiba mu ihema. Hanyuma Dawidi arababara aravuga ati, dutere imbere ntibere mu mazu y'imyerezi, mbe umwami, Imana yacu ihere mu ihema. Yifuza rero kubakira Imana urusengero. Murabizi ko Imana itabyemeye, yamubwiye ngo kuko yatekereje neza ibimuhera umugisha ukomeye utagabanije. Yari yarashatse n'ibikoresho, aramubwira ngo kubw'iki kintu watekereje cyo kunyubakira inzu, intebe yawe ntabwo izasimburwa, abana bawe bazayicaraho iteka ryose. Imana ikeneye kukubamo, kugira ngo isezerano rikomeye ni ukubana n'Imana. Hanyuma Dawidi yapfuye atarwubatse, ariko Imana imusimbuza Salomo umwana we, iranamushyigikira kubw'icyo kintu Dawidi yatekereje cyo kubakira Imana. Nta ntambara n'iyi n'imwe Salomo yigeze arwana, nta mwanzi, kubera ko Dawidi yatekereje gutuza Imana. Imana nidufashe. Tuzi Imana muvandimwe, mu bugingo bwawe ihature, habone icyicaro, ihakorere, izaca intambara zishire. Ni igitangaza wakurikirana amateka. Simbitindaho cyane rero, Salomo yubakiye Imana rwa rusengero rw'amateka namwe muzi. Ni urusengero ngo rwari rwubatswe na zahabu, guhera muri fondasiyo yari zahabu. Uko bubakaga ibuye, amabuye abajwe neza yarimbishijwe mu nganzo ya Lebanoni. Byari ibintu by'ibitangaza bikomeye cyane. Imana yamuteye inkunga, abami b'Itiro n'ahandi hose bazana zahabu. Salomo ntabwo yigeze abona ajya kurwana. Salomo nta banzi bigeze batera igihugu ku ngoma ye. Salomo yari umwami umeze nk'umwami w'amahoro, kubera ko Dawidi ngo yatekereje kubakira Imana, akabitegura, agapfata yubakiye. Byatumye Imana icecekesha intambara kugira ngo Salomo arimbishe urusengero. Salomo rero yubaka urwo rusengero rw'izahabu gusa, guhera hasi kugeza hejuru. Inkingi zari izahabu, muzabisome, byari ibitangaza bikomeye cyane. Urwo rusengero ni rwo rusengero rwa kabiri. Imana nitugirire neza cyane. Hanyuma urusengero rwa gatatu ni urusengero rwubatswe bavuye mu bunyagi Babuloni nyuma y'imyaka 70. Ayo mateka nayo abantu barayazi. Urwo rusengero rwubatswe na Zerubabeli
ushobora kusanga mu gitabo cya Hagayi umuhanuzi, ayo makuru aboneka mu gitabo cya Ezira, ndibwira mu bice 5, ariko niho ayo mateka y'urwo rusengero aboneka. Rwubakwa rero na Zerubabeli, mujya muvuga, mujya musoma ayo makuru, abantu b'Imana murayazi. Zerubabeli ngo yubatse urwo rusengero afatanije n'umutambyi witwaga Yosuwa, bavuye mu bunyage. Urwo rusengero narwo barwubaka, habayeho kurwanywa bikomeye, ayo mateka sinyajyamo, ariko barabareze basubira i Babuloni kubarega ko nubwo bari baratashye, ariko ubutegetsi bw'i Babuloni bwari bukibategekeye n'iwabo bava mu bunyage. Ni nayo magambo urwo rusengero Zerubabeli arwubaka, ngo abanzi barabareze, iyo nyubako barayihagarika. Mwene data, Imana ishaka gutura muri wowe, ishaka kukubwira ko ari wowe rusengero ikeneye. Iyo nyubako ngo barayihagaritse nk'imyaka, hagati y'imyaka 16 na 15, kubera abanzi. Uzasoma ayo mateka. Bukeye Imana ihagurutse umuhanuzi Hagayi, aragenda arababwira ngo ese koko mu gice cya mbere cya Hagayi muzayasome, kuko ngo bari babonye kubakira Imana binaniranye, biyubakira yabo mazu. Icyo yatumye Imana ibabaza, se murubaka amazu kibitabashwa, naho urusengero rwanjye rukamusaka, muhaguruke mwubake. Hagayi umuhanuzi abatera umwete, baca mu mategeko y'abantu n'umwami w'i Babuloni, bakomeza inyubako nta burenganzira bafite, kandi Imana irabatabara. Kuba urusengero si uko wabishobora, uhagarika inyubako ni Satani, arakubuza. Ariko byanga byakunda, Imana ishaka gutura muri jye, ishaka gutura muri wowe, ishaka gukorera muri wowe. Insengero zikinze ziraha hanze, bashobora no gukinga imyaka igahinduriza, ariko nta wakingirana urusengero rw'Imana. Uhindura Uwiteka ubuturo, ature muri wowe. Ibyo ukeneye biri muri we, ibyo ushaka azabikora. Nawe ntabwo yabatuye aho hantu ngo hagiriye nabi nta cyahahangara. Imana iture mu bugingo bwawe n'ubwanjye. Navuga ku rusengero rwa 3 rwubatswe bavuye mu bunyage, ndetse nusoma mu gitabo cya Hagayi uzasanga ko ngo barutaha abasore bari bavuye i Babuloni, abana bavukiyeho mu myaka 70 batigeze babona urusengero, ngo barishimye cyane, ngo abasaza bararira, ngo abantu baravuga ati ukurikije urusengero rwa Salomo runguru ni nk'ubusa, ntabwo bihwanye n'ubwiza bwo kwa Salomo. Abari bazi urwo kwa Salomo, abatari bazi urwo kwa Salomo barishima, babonye igitangaza. Ariko ngo habaho kurira no kwishima, ngo bayoberwe uko bitandukanya. Ariko Imana ije iravuga iti, se hari abasaza babonye ubwiza bw'inzu ya mbere? Baravuga bati twarabubonye. Aravuga Imana iravuga, mbese mugeranije urusengero n'urwa mbere, murabona urusengero atari nk'ubusa? Ariko Imana iravuga ngo ariko narwo ruranejeje, nzanezerwa, nzahimbazwa, ngo kandi ubwiza bw'uru rusengero buzaruta ubwiza bw'urusengero rwa mbere. Twe tureba nk'abantu bene data, birya mushima za zahabu zo kwa Salomo. Navuze ko rwari rwubakishije zahabu imbere n'inyuma. Urwo rusengero rwo kwa Salomo, nsubiyeho gato, ngo rwari ruteye ubwuzu, rwari rwishimishije, rwari igitangaza. Ni narwo rusengero abakristo, abigishwa ba Yesu bigeze kumubwira, bari muri Matayo 20 sinibuka na 4:24, ndibwira ko ayo magambo yaba ariho aboneka. Ni abigishwa ba Yesu bamubwiye ngo mbese mwami, ngo warebye uru rusengero ukuntu ari rwiza? Yesu arababwira ngo yewe, ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, kuko bamwerekaga gushashagira ku rusengero rwa Salomo, amazahabu, ruteye ubwuzu. Yesu akabona urwo ngurwo gusenyuka biroroshye. Uyu mubiri ushobora gusenyuka, ariko urusengero rw'imbere, umuntu w'imbere nta cyamusenya. Ni nawe torero, ni nawe mugeni, ni nawe Kristo azajyana. Yesu aravuga ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi kuri uru rusengero. Hari n'ikindi gihe Yesu, abayuda bararwirataga, abantu bari kwirata ubukristo bw'inyuma, ariko si bw'Imana ibona, si bwishaka. Irashaka kuguturamo ku giti cyawe uri we wese, ititaye yuko waba unafite n'ibirwara byinshi muri wowe, ititaye yuko waba unakennye cyane, niba ari nta n'ukuzi biramaze, yiguturamo kandi ikagukwirwamo kandi ikagukoreramo, ikagukoresha iby'ubutwari, ikakwishimira. Imana ishaka ko tumera gutyo. Rero ni uko nguko Imana ishaka ko bigenda. Yesu yigeze kuvuga ngo uru rusengero ngo narusenye, mu rusenye ngo nrwubake mu minsi 3. Murabizi ko abayuda ibyo bintu bashatse kubimuhora, ngo urusengero rwacu Salomo yubatse imyaka 40 n'indi.
ngo hanyuma umuntu ngo uriya wigize Imana akavuga ko yarusenya ngo akarwubaka mu minsi 3, ariko Yesu ngo yaravuze umubiri we yuko azabambwa kandi nyuma y'iminsi 3 akazuka. Urwo n'urusengero twari tuvuze. Urusengero rwa Salomo rero ngo rwateraga abanzi babo kubera iyo zahabu, ngo rwateraga abanzi babo ishyari. Nicyo cyatumye igihe babajyanaga i Babuloni abanzi babo ngo bararushenye bahereye muri fondasiyo hasi. Kuki bahereye hasi rukabagora barusenye? Ngo nuko basenye kuko bakuyeho ibuye bagatora zahabu, ko bakuyeho ibuye bagatora zahabu, rwari zahabu. Hanyuma ubwo bukungu bwose bw'izahabu bwo kwa Salomo bituma barukurikirana baracukura, ntihagire ibuye rigeretse ku rindi risigara nk'uko Yesu yabivuze. Mwene data, ibyo abantu bashima bogeza si ibyo Imana yogeza. Imana ikeneye umutima wumenetse, ushenjaguye, ukingutse, igaturamo. Urusengero rwo kwa Salomo rero rutera abanzi ishyari rugereranywa n'umukristo ukijijwe neza, ufite ubutunzi bw'Imana mu mutima we. Uwo nguwo rero Satani amugirira ishyari, akamukurikirana, akamugerageza, akamurwanya kuko azi yuko ari uw'agaciro. Urwo rusengero abanzi baje kurusenyera rurarangira, rushiraho. Hanyuma rero bagarutse i Babuloni, niho Zerubabeli nk'uko twabivuze yubatse urusengero rwa gatatu. Imana itugirire neza cyane. Urusengero rwa kane ni urusengero rwubatswe n'umwami Herode. Herode rero ngo ku ngoma y'Abaroma bamaze gufata Israeli n'amateka maremare ntari bujyemwo, ariko igihe Abaroma bari babategetse, Herode ngo yubake, Imana yamushyizeho umutima mwiza, yubakira Abayuda urusengero, asanura rurya rwo kwa Zerubabeli ko rwari rushaje cyane. Urwo ni rwo rusengero rwa kane. Imana nitugirire neza cyane. Nacyo cyatumye hari igihe Abayuda umutware umwe warwaje umugaragu we, ngo yarwaje umugaragu we ngo atuma abantu kubwira Yesu ngo azamukirize umwana, ngo baramubwira ngo mwami birakwiriye yuko waza ugakiza uyu mugaragu w'umutware, ngo kuko isinagogi yacu niwe wayubatse. Biratanaga amasinagogi n'insengero ziboneka, ariko urusengero Imana ishaka ni wowe wenyine. Urwo ni urusengero rwa kane rwubatswe na Herode. Imana nidufashe. Urusengero rwa gatanu ni rwo tugezeho. Haleluya. Ni urunguru dusomye muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto. Ni urusengero ruriho ubu iki gihe nyine, uyu mwanya nyine, aka kanya tuganira. Urwo ni rwo rusengero ruriho. Ntabwo ari za zindi zacu za etaje, ntabwo ari za zindi muri kona tuzamura hirya no hino, nazo bakaba badukingiranye, korona yadukingiranye ikadukingirana no mu nzu. Hariho urundi rusengero rudakingwa, ari rwo Pawulo abwiye Abakorinto ngo mbese ntabwo muzi ko muri uru rusengero kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Nuko rero umuntu utsemba urusengero, Imana izamutsemba. Ntimwishuke. Komeza usome izo nkuru. Ngo urwo rusengero rwa gatanu ni narwo nifuje ko tuvugaho. Urwo rusengero ni wowe, urwo rusengero ni jyewe. Imana yagiye ibona insengero zose bagiye bayubakira zisenyuka, ziriya n'umupagani yarwubaka rwose afite amafaranga. Ariko hariho urusengero rudasenywa n'abanzi, hariho urusengero batakinga abantu bakomeye, hariho urusengero icyago nk'iki cyaduteye kidashobora gukinga. Ni wowe. Ntimuzi ko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Mwene data, reka Imana yinjire muri wowe, iture, ikoreremo. Uru rusengero rero ari rwo wowe nanjye. Indirimbo zose zaririmbwa, ubwo se ntuzizi? Urabona turimo turasenga muri ubu buryo, ariko bakavuga bati turirimba indirimbo iyi n'iyi. Ni ukuri utari umunyabuteye, ntabe n'ikigwari, ntabe yaranaguye, arimo arayitera akaririmba aho ari wenyine bigakunda. Niyo utayiririmba ngo ijwi rizamuke, ariko urayisoma ukumva umutima urayiririmbye. Umuririmbyi yaravuze ngo umutima uraririmba yuko nabohowe rwose. Ngo negereye umwami Yesu, ngo ndirimbana umunezero. Ngo umuriro w'ubuntu bwe uri mu mutima wanjye, ngo agakiza ke muri jye ngo ni nk'umuraba mu maso. Kuko umuririmbyi byari mu mutima. Ngo urwo rusengero Imana ikoreramo, ijwi ry'Imana ikavugiramo. Ntabwo Imana yakorera mu rusengero ngo inanirwe no kuvuga. Uru rusengero rwumva ijwi ry'Imana, indirimbo zibamo, amateraniro ntajya asoza muri uru rusengero, abantu bayasoza muri za nsengero, rwo rugakomeza rugakora, rugakomeza indirimbo zikagumamo. Ijambo ry'Imana ni naho rituye ntiriba muri Bibiliya. Nicyo cyatumye Dawidi avuga ngo nabike ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo rindinde kugucumuraho. Yaribitse he rero? Ni mu rusengero niho ryari ribitse. Imana nitugirire neza cyane. Uru rusengero
Dawidi yajyaga avuga ngo nishimira ijambo ryawe nk'ugabanya iminyago yatsindiye igihugu, ngo akumva yishimira ijambo ry'Imana nk'uwabonye intsinzi y'igihugu yagitsindiye, yagifashe, yatsinze umwanzi, igihugu yakigaruriye. Uru rusengero rero ni rwo Imana ishaka guturamo muvandimwe. Ririya hema Mose yubatse twavuze ryagiraga urugo, ryagiraga hanze, ryagiraga ahera rikagira n'ahera cyane. Urugo ni inyuma rero, ahera ni imbere mu mutima wawe, ahera cyane ni mu bugingo. Ezekiyeli Imana yamubwiye ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ahera cyane ni mu bugingo, kandi muri ubwo bugingo niho Imana ishaka gutura. Imana nidufashe uhinduke urusengero uturane nayo. Izi nsengero ntizikingwa, umuntu ararwara akarembura, urusengero rugakomeza, akajya yibuka amagambo y'Imana, ndetse yarembye ari muri koma bakabona asa n'upfuye, yahembuka akavuga ati mbonye ibi, yahembuka akavuga ati mbonye aba n'aba, yavayo akamenya n'amasaha yo kuzataha akayavuga kandi ari indembe, kugeza ubwo umuntu azava mu isi, kubera ko rwa rusengero rwarakomeje. Umuntu utsemba urusengero rero Imana izamutsemba. Mbese urusengero rwawe ruri mu iki? Subira iwawe, mu mutima wawe hari mu iki? Indirimbo uracyazumva, umunezero wo muri rwo urawumva, umutima wawe uraririmba, Imana ituyemo, umwuka wera arimo, urumva birimo. Imana nidufashe. Uru rusengero ntago rusaza, ntago rusaza. Hari amakuru ajya atubwira ko hari umuhanuzi witwaga Ahiya igeze ahanura umwami witwa Yerobowamu. Ahiya ngo agira igihe arasaza, ngo abatakibona amaso, abatakibona kubera ubusaza bw'inyuma. Ariko dusoma ijambo ry'Imana ngo igihe Yerobowamu yari arwaje umwana, Yerobowamu yari yaraguye, ari umwami wa Isirayeli w'amajyaruguru. Igihe yari yaraguye, yarasenze ibigirwamana, yibagiwe Imana yamwimitse, n'amateka ntari busubiremo. Ngo abwira umugore we ngo gerageza ngo ujye kureba ngo umuhanuzi Ahiya ngo niwe wambuze ko nzaho umwami ngo tumuze ngo mubaze iby'uyu mwana. Ngo ariko ngo wiyoberanye, ngo wambare indi myenda wiyoberanye, ngo uhindure undi mugore. Izo nkuru murazizi, usanga mu ibyo ari byose ni mu bitabo by'inkuru z'abami. Ntabwo nibutse ibice ariko naho biboneka muri izo nkuru mu bami, mu ngoma, ayo magambo ugenda uyasangamo. Ngo wiyoberanye wihindure undi mugore, ntamenye ko ari wowe, ngo niwe wambuzeho ko nzaba umwami. Kubera ikibazo cy'umwana we w'imfura warembye, arahaguruka ajya gushaka umuhanuzi. Yari yarataye Imana, nta mana aheruka, yarubakiye ibigirwamana i Dani, yarubatse ikindi kigirwamana i Beteli, ngo azanire Abisirayeli ikigusha, ngo ntihongera gusengera i Yerusalemu aho Imana yashakaga. Abantu bariyoberanya. Ngo ariko abonye ikibazo kiba yajya gushaka Imana. Ndakwinginga, tumaze iminsi tuvuga gushaka Imana no kwigirira amatsiko, ariko tuyituze, tuve mu kwishaka ahubwo iture, tukingure ibemwo. Ntabwo twagwa niyo bavuga ngo ntituzasenge kugeza aho Yesu azazira. Urwo rusengero rurakora. Umugore we ngo ariyoberanya, yambara imyenda y'abaturage kazi, ajyayo. Ariko Bibiliya iravuga ngo Ahiya nubwo yari ashaje cyane, atakiva ku buriri, atakibona, ngo Imana iramubwira ko umuntu w'imbere urusengero rwari rugikora. Urabona uyu muhanuzi umusaza Ahiya ntakijya mu rusengero, ntakiva ngo no ku gisasiro, ntakireba, kumva biragoye, arashaje. Ariko umuntu w'imbere ngo ari mushyashya, ngo Imana iramubwira ngo nguriya muka Yerobowamu yiyoberanije, yambaye indi myenda, yihinduye undi mugore, kimuzanye n'umwana w'urwaye, si ukunshaka, si ukuntuza, ndakubwira ibyo umubwira. Bibiliya iravuga ngo uwo mugore akigera ku muryango, kuri porotaye, ku muryango wa gikomanga, ataragera aho umuhanuzi ari, ngo wa musaza bumva aravuze ngo injira muka Yerobowamu, mbese niki cyatumye wihindura undi mugore? Ngo ibikuzanye se ngo si iby'umwana wawe urwaye? Ngo nuko nugenda ngo nusubirayo, ngo ukigera ku muryango ngo arahita apfa. Ngo kandi uwo niwe ngo Abisirayeli bazaririra, ngo niwe azahambwa, ngo kuko Imana yamubonyeho ibyiza bike. Andi makuru akurikiyeho ni amakuru mabi. Yaravuze ngo abo kwa Yerobowamu, ngo nzaheha inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Uko niko byanditse muri Bibiliya. Ngo uwo kwa Yerobowamu uzagwa mu mudugudu, ngo imbwa zizamurya, ngo uzagwa ku gasozi, ngo inkongoro zizamurya. Ngo nta wigeze kuba nka Yerobowamu, neguriye nkamuha ingoma, nkamukura mu bugaragu, nkamwimika, nkamwogeza, yarangiza akansumbisha ibigirwamana. Ndagira ngo
Yerobowamu iri jambo rikomeye ribi yabwiwe ni uko yari yarashenye urusengero rw'imbere, hanyuma yubaka ikigirwamana i Dani n'i Beteli, yoshya abaturage bose ayoboye gusenga izo mana zitari iy'ukuri. Yamuhamagaye, yamuhaye ubwami bwo kwa Salomo kandi yari umugaragu, yamwogeje imukuye muri rubanda. Birya bisubizo turwanira ntabwo bivuga ko Imana iri kumwe n'umuntu. Imana iba mu mutima, ntiba mu mazu twubakira n'abanyabyaha. Yarayabahaye n'akazi, yarakabahaye n'izindi nkumi zidasenga, umenye neza ko zifite n'ibiruta ibyo wifuza. Twabivuzeho. Ahubwo icyo ugomba kurusha abandi, wa mukobwa we, wa musore we, wa mugabo, mugore, ni uko Imana itura. Na Yerobowamu yari yaramuhaye ingoma ariko arayimura, bituma Imana ivuga ko izaheha inzu ye nk'uko umuntu aheha umwanda. Ariko iravuga ngo uyu mwana w'imfura ye ngo niwe bazaririra, ngo kubera ko nawe yakoze ibyiza bike. Imana ntabwo igitesha agaciro imirimo myiza twakoze. Gerageza utuze Imana ibe muri wowe, ejo itazagutsemba. Ese urusengero umuntu arutsemba gute? Abantu batsembesheje urusengero imibiri yabo ngo nizo nsengero, niko Pawulo avuze. Ariko abantu bayihinduye iy'ubusambanyi, iy'ubuhehesi, iy'amagambo apfuye, iy'ibitekerezo bihabanye n'ubushake bw'Imana. Baba kure y'ijuru, n'ibicu bijyanwa n'umuyaga. Iminwa yabo iyo ivuze abantu barapfa. Ntumere gutyo mwene data. Ibirya bintu by'ingeso za kamere zose nibyo bitsemba urwo rusengero, ngo bigatuma Imana nayo izaza ikarutsemba. Ariko nituyituza, izadutuza mu bwami, izadutuza mu mazu adashajishwa n'ubukuru, izaduhera ubugingo buhoraho kugira ngo turamire mu gihugu, ntacyo tuzahiburana. Imbere yacu ni heza, n'insengero zidakingwa, n'urusengero rugendanwa. Aho ugenda hose uru rusengero uruyoboye ni Imana, ni Yesu umwami wicayemo n'umwuka wera. Ntabwo rero uyu mwuka wera uri muri wowe azakuyobora mu kuri kose, azakora ibyo ashaka, azakora ibyo Imana yishimira nuramuka umutuje. Ntibizakurushya, uzagira amahoro asesuye, kandi agenda akwereka igihugu n'umudugudu tujya kubamo. Bene data, ndagira ngo tuzi Imana, nanjye nyituzi. Noneho twe kujya kwishaka nk'abayishakira kure, ahubwo tuyigumane mu mutima. Soza ndavuga akantu gatoya. Enoki ku gihe cye nukurikira amateka, uzumva amakuru ya Enoki aboneka ngira mu bice 5 by'itangiriro. Enoki ngo yabanye n'Imana imyaka 300, ngo agendana nayo ku manywa na nijoro. Igihe cya Enoki nta bantu basengaga, nta rusengero rwabagaho, nta Bibiliya ubundi ni ba Enoki batangiye kubaha Imana. Nta Bibiliya, nta ndirimbo, nta makorari, nta gusenga online nk'ibi turi gukora tubwirana ijambo ry'Imana turirimba. Reka sinzi n'igituma tunanirwa, kandi twebwe indirimbo zirahari, ijambo ry'Imana rirahari, ubuhanuzi ni bwinshi, ahubwo abantu bararenzwe, barahazi. Ariko Enoki yajyanye n'Imana, ubwe niwe wari urusengero, ngo yizeye Uwiteka, ngo Uwiteka aramwimura, ngo ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Kubera iki se Enoki yabishoboye? Nta rusengero, nta bakirisitu, nta ndirimbo, nta umutera inkunga, ntawe basengana, ntawe bajyana muri groupe, twe bikatunanira. Imana nidushoboze gutuza Imana. Enoki yatuje Imana, ngo uko umutima utera niko yasengaga, ngo Imana yazaga kumusura bakavugana, akayireba nk'ureba mugenzi we, akayiherekeza. Umunsi umwe ngo anezeza Imana, ayiherekeje yamusuye, agenderanira ko yisanga mu ijuru. Ijambo rya nyuma nsoserezaho. Enoki nusoma ku mateka y'isi, urasanga yaragiyeho mbere y'umwuzure wo ku bwa Nowa. Enoki we yatuje Imana, Nowa ayigiriraho umugisha. Mbere y'umwuzure, mbere y'uko Imana itsemba isi, y'icyo gihe ko isi yari ifite ibintu byinshi bitandukanye, Enoki yimuwe mbere y'umwuzure, y'ibyago by'umwuzure. Bishaka kuvuga iki rero? Bishaka kuvuga kuzamurwa kw'itorero mbere y'ibyago byanditse mu byahishuwe. Nicyo Enoki asobanura. Aragaragaza uburyo itorero abantu batuje Imana bakayituza nk'uko Enoki yabanye nayo, akayinezeza ituye muri we. Bazazamurwa, itorero rizazamurwa mu zuko mbere y'ibyago byinshi, nk'uko Enoki yazamuwe mbere y'umwuzure, niho akayigiriraho umugisha kugira ngo Imana yorore, yongere kubona abantu mu isi twakomotse kuri we, kugeza ubu tukaba tungana uko tungana. Tuzi Imana rero, umere nka Enoki, ugendane nayo. Ntabwo Enoki yajyaga mu masabato, ku cyumweru nta marepetisiyo, nta guhura n'abantu ngo basenge, ahubwo yarayituje, ahinduka urusengero, igendana nawe, iramwimura mu munyenga atazi ibyari byayiherekeje. Yikangura, yarayasanze yarageze mu ijuru. Umugore we n'abana n'abavandimwe bararindagira, basigara bashaka, baraheba, kuko bari kumwe n'urusengero batazi ko ari urusengero. Imana iguhe kuba urusengero, kurindi bitsemba urusengero, amaganya ntarutsembe, amarari ntarutsembe, bya byaha byose muzi ntibirutsembe.
kugeza ubwo Kristo azaza akimura akazamukana n'urwo rusengero akatujyana mu ijuru. Imana iduhane umugisha bw'aya magambo, Imana iture muri we, ture muri jye, uhinduke urusengero rw'Imana, urusengero rwa nyuma mu nsengero tuganiriyeho ni wowe nanjye, nta n'urundi ruzigera rwubakwa. Kristo yaraje aravuga ngo amategeko uzongera kuyandika ngo kumbaho no ku mabuye, ngo ahubwo nzandika amategeko yanjye mu bwenge bwabo no mu nyama zabo, nzatura muri bombi Imana yabo babe Imana yanjye. Nguru urusengero rwa nyuma ni wowe. Barakinze, ariko niba warakingiranye umwuka wari ugakingirana Yesu, Imana ikaba iticaye muri wowe. Wakoze icyaha gikomeye, kandi uru rusengero ntawe urukingira undi, umuntu arwikingira ku cya giti, arukingisha ibyaha bye na kamere no kwirukana Imana ibibabaza umwuka werabyaza. Umwuka waragasohoka ukabura rudadiye wenyine. Nta muntu warukinga urwo rusengero rwawe, ni wowe ubwawe urukinga, ni nawe urukingura. Niba hamaze iminsi hegetseho, waragize imbeho y'ubugingo, kamera zikurimo wumva nta Mana muri kumwe, nubwo turi kumwe muri aya masengesho no mu matsinda no mu mazina meza no mu atandukanye, ariko aho hantu hakaba hakinze, wongere ukingure, Imana iture muri wowe. Dore itorero rigiye kugenda vuba aha, uku ni ukuramukwa ku isi nk'uko twabivuze, riraje rigende nk'uko Henoki yazamuwe mbere y'umwuzure. Utazasigara ukibeshya, nta rundi ruzubakwa, nta rundi ruzakurikiraho nyuma y'izi nsengero tuvuze. Urwa nyuma n'uru rwa gatanu, Kristo agatura muri twe, umwuka wera akabamo, Imana ikatubamo, aho azazira tukazamuka kuko randevu ni ku bicu. Imana ikurinde kuzasigara, Imana ikurinde byagukingira urusengero, ikorere muri we no muri jye ku bwa Yesu. Amen. Mana yacu, tugushimiye aya magambo, twongeye gukingura ibyaha byacu, bitubabarire, uture muri twe kugira ngo ntugaruka kujyana umugeni tuzimuke rwose. Uru rusengero ngendanwa turagukinguriye, nk'umuntu wese umwuka waramwigisha ukuntu yabana nawe ku giti cye, kandi ukaguma mu rusengero. Ibyarukinze byose bitsembwa n'umwuka wera, kugira ngo wongere kwidagadura muri twebwe, mu izina rya Yesu. Amen.